Ndahiro Valence Papejo ngarajya mu rukiko. hari inkuru nigeze kumva ndi tangaza n'ibihuha iyo nkuru yarabaye n'umujyi wa Kigali witangaho umucyo ndetse n'ibyo byavugwaga mu nkuru birakosorwa ariko nyiri kuvugwa kuko ari umukire afata icyemezo cyo kurega kandi aravuga ati ko biri kose ntago hazaboneka umuntu uri burengera uyu munyamakuru yaba umujyi wa Kigali n'abandi abaye afunze baraba mu ruhutse rwose hari ibintu nyine numva dosiye sinyizi ntabwo Aremus ntidushobora kuburana ku rubanza ruri mu bushinjacyaha kiretse ari amakosa kandi uwo muntu ntigeze amuregera Aremus ngo turebe ibigize icyaha amakosa uvuga ngo abantu icyatumye leta ishyiraho Aremus kugeza ubu iyo urebye RIB yaragisimbuye kuko umuntu wese wagize ikibazo ku munyamakuru ajya kuri RIB kandi RIB ibasha kudasobanukirwa n'ubushake ibintu byose biba bifite igihe cyakosa ntidukosora ibyaha ariko niba wavuze ku muntu urimo guhohotera abantu kandi hakaba uburyo inkuru irahari hakaba hari uburyo ibintu biteye nizere ko umucamanza ntabwo nzi isaha ejo ariko nzakora ibishoboka nzabe mpari mu gitondo saa 3 dushoje ikiganiro nzihuta numve niba umucamanza mu bintu ari bukenere ari bwumve inkuru yego Papa yavuga ko yashyize muri system yumva inkuru narangiza anumva icyo umujyi wa Kigali wasubije noneho tushakemo igihugu kuko ariko nyine mu bintu urumva buri munyamakuru wese agiye ari muri system akaba akatiye umwaka usubitse ni nk'umukinnyi ufite ikarita itukura uyu ufite ikarita y'umuhondo urigengesera nako y'umuhondo urigengesera niyo umuntu ashobora kudefanda bikunda wigizaho ikirenge ukamureka akajya gutsinda kuko batagutera iyindi kaba amakarita abiri inzego zize kureba niba abantu bose badashaka abanyamakuru baza kwisanga bari andanje kuko imvaho ifite umunyamakuru umeze utyo n'abandi bamaze kuba hafi nka 4-5 abanyamakuru n'ukuri wenda yabivuze bose bafite ibihano bisubitse ariko bajye kureba ugasanga habaye iki wareba icyo bamuhaniye ukavuga uti mu Rwanda uhereye kuri Barore yarakwiye kuba afunze ubwo nge nagiye kare n'abandi benshi hakabaye umuntu uvuga amakuru ari umukozi wa ministeri urimo gukora PR uvuga uti rwose ibyiza twagezeho ntawe ubishidikanya icyo gihe gusa kirashoboka byagorana iyo nkuru yavugaga kuntu umuntu ngo yari yarafunze ahantu abaturage batabona inzu none ariko umujyi uhageze koko ubona ko kubirabangana banabikuraho none ikibazo kikaba ari iki ikibazo kiraho navuze haruguru utaraza